Mbaramutse mbifurize amahoro y'Imana, njyewe mwumva kuri mikoro ni Leonard, iyi ni Umutahira TV. Bari hafi yanjye cyane cyane bakunze kuba bakurikira Umutahira TV cyangwa se bari kuri gurupe tubanaho ya WhatsApp, mwifuje ko tuvuga kuri iyi dashboard kandi rwose icyifuzo cyanyu ubundi kuri jyewe kigomba kuba itegeko mu gusubizwa. Ndabashimira rero cyane kubera ko muteganya ko tugomba kuzajya dukora ubushakashatsi kugira ngo tuganire ku bigiye bitandukanye ariko tubona cyane cyane muri network. Ikintu cya mbere rero ni amakuru, ariko ikindi mugomba kumenya, buri wese agomba kumenya uburyo bwo kwishakashakiriza amakuru atagombye kubaririza hirya no hino. Nta bindi bintu birenze, nta handi hantu harenze umuntu aba agiye kuyashakira, ahubwo uburyo bwo kuyabona kwanjye nawe ni bumwe, twese twayabona mu buryo bumwe, cyane ko ntawe umuhanga muri twebwe ufite ubwenge kurusha abandi, ahubwo ufite ubushake kurusha abandi byanga binoga agomba kubona amakuru. Nababwiye ko ikoranabuhanga baryoroheje cyane kugeza ko n'umuntu uzi gusoma gakeya rwose ashobora gusobanukirwa ibintu byinshi muri iri koranabuhanga. Nzi neza yuko abantu benshi bagerageza gusoma n'abatarize amashuri ahambaye, ariko hari uburyo bize bwo gusoma, hari uburyo bwagiye bushyirwaho bwo gusoma ikinyarwanda ku buryo buri muntu wese yabasha kwisomera. Ahangaha abenshi ni bakeya batazi gusoma ndabizi, ariko twagize umugisha ko mu gihugu cyacu hagiye hashyirwaho n'amasomero hirya no hino hatandukanye. Ariya masomero yanyu rero burya nkunda kuvuga ku bantu bashobora kuba barize za iga, bakiga muri ariya mashuri yabaga mu matorero cyangwa se mu madini, bigagamo ibintu byo gusoma umuntu agahera kuri ariko iyo umaze gukura n'iyo waba utarubyitayeho urongera ukabona ko bya bintu byari ngombwa, ukongera ukigisha gusoma uhereye kuri bya bindi. Byari bikwiriye rero yuko mumenya icyo mugomba gukora, kubera ko ndabizi muri abahanga, ariko ubuhanga bwanyu hari igihe mubupfukirana ntimubukoreshe. Nanjye ndi mu bantu bashobora kuba barize amashuri makeya, wenda sindi bukubwire ayo ariyo, ariko duhere mu cyiciro cy'ayo ngayo, hanyuma ibi ngibi wumva njyewe hari ahandi nabikura usibye ko ahangaha muri iri koranabuhanga tugendana mu ntoki zacu byose biba birimo. Niyo mpamvu rero ndagira ngo ngushishikarize kujya nawe ugerageza kwishakira amakuru. Hanyuma tugende turebe gatoya muri iri menyesha cyangwa se iri tangazo riri muri dashboard zacu. Bari kutubwira ku bigendanye na node. Hano hejuru batangiye batubwira node 0.50.0 released. Ni ukuvuga ngo iyi node ingana gutya cyangwa se iri muri iki cyiciro bari kutubwira ko yahageze. Hasanga bakatubwira ngo node runners switch to testnet 2. Ni ukuvuga ngo iyi node yihuta yafunguriwe cyangwa se iri gufungurirwa muri testnet ya kabiri. Ibyo ngibyo rero ni ibintu ugomba kumenya ntaho ugiye kubibaza, kuko dufite uburyo dusobanukirwa indimi z'amahanga kandi nta n'ahandi hantu twazizi. Hanyuma ahangaha bakatubwira ngo Pi node version 0.5.0 has been released, a major update propelling nodes for the mainnet blockchain. This update transfer. Ibi rero kugira ngo tubisobanukirwe reka tubikubite mu kinyarwanda, hanyuma dusome icyongereza ariko n'ikinyarwanda, byose turaza kubifatanya tureba icyo bashaka kutubwira muri iri tangazo. Nubwo wenda abantu banjye tutabisobanukirwa ijana ku ijana, ariko turaza kumenya, turaza kwiyeranja muri iyi si y'ikoranabuhanga. Ntabwo dufite abandi bantu bo kudufasha no kwiyeranja. Abantu barahuze, abize barahuze, barashaka kumenya ibindi byinshi, nyamara twebwe batarize ntabyo dushaka kumenya, turashaka kubaza gusa. Nitwige, reka dukopiye aya magambo yacu yanditse muri dashboard,
duhite tuyakubita muri dictionnaire hanyuma bayaduhe mu kinyarwanda tuganire tunayareba mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, hanyuma turaza kugera ku bintu byinshi cyane tureba uko byifashe. Turaza kuyashyira ahangaha muri iyi dictionnaire hanyuma turebe icyo atubwira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turebe mu kinyarwanda nubwo batadusobanura ijana ku ijana kubera ikinyarwanda cyacu kigikennye ku magambo nk'uko njya mbibabwira, ariko baratubwira ko payikwati ukwakira saa 11, ukwakira 17 isaa 1:56 PM ngo payi nodi vajoni ingana na 0.50 yabonetse. Ivugurura rikomeye ritegura node ku murongo wa Mainnet. Iri vugurura rihindura node kuri testnet ya kabiri. Ihagarikwa bigana ibidukikije bya Mainnet no kugerageza guhindura hagati ya testnet na Mainnet. Testnet y'umwimerere izakomeza gukora kuri ubu ariko izahita ifunga gukoresha node. Testnet y'umwimerere izakomeza gukora nk'ibisanzwe ku batunganya porogaramu ya Pioneer na Python. Abo ni abadeveloper. Icyo muri make bashaka kutubwira hano ni ukutubwira ibi bya node bikorera muri blockchain, kugira ngo wenda dusobanukirwe neza node icyo ari cyo na blockchain icyo ari cyo. Turabanza tuganire kuri iri jambo ryitwa blockchain. Block urabona ni amagambo, buriya ni amagambo abiri, block na chain. Block twabyita wenda nk'ibice wenda cyangwa se ibintu by'ibice. Noneho chain ni ishene nyine, ishene. Noneho blockchain ni ibyo bice ariko bikoze ku buryo bigera ahangaha kuri iyi chain bikaba ibice ariko bikoze ishene. Noneho node twavuga yuko muri ibi by'ikoranabuhanga muri cryptocurrency, node twavuga yuko ari nk'ibyumba mbikamakuru cyangwa se amapfundo twayita ibyumba mbikamakuru cyangwa se amapfundo ariko akorera muri blockchain. Noneho buri muntu wese muri twebwe amayininga akurikije ariya mapfundo. Buri wese akaba afitemo wenda icyumba cye akoreramo ariko byose bigahita biza muri blockchain, kugira ngo muri blockchain habeho controle, bamenye ibyo buri wese yakoze muri buri kumba ke. Hanyuma utwo twumba rero handitse ko ubundi cyangwa se bavuga ko muri wenda dutange urugero, nkunda gukora reference kuri Bitcoin. Muri Bitcoin harimo utwumba cyangwa se udupfundo 18,000, ariko muri Pi network harimo 245,941. Utwo twumba dukorerwamo n'abo bantu bakorera muri blockchain. Ibyo rero tumayininga burya byose ni uguhita ibyo tumayininga cyangwa se izi Pi tumayininga tuba turimo tuzimayininga, ariko buri wese aba afite uko ari bumayininge. Noneho buri wese akumba ke ariko byose bigahurizwa hamwe muri blockchain, kuko niho hari tekinoloji ishobora gukontorora buri wese n'ibikorwa yakoze muri cryptocurrency arimo kumayininga. Wenda ni muri makeya, ntabwo dufite byinshi cyane byo kubisobanuraho, ariko nibura wenda injyana niyo ngiyo, aho niho bigana. Wenda ibyo ngibyo byatuma upfa gusobanukirwa muri makeya bigana he. Muri makeya ibyo batubwiye muri dashboard ni ibiki. Bakatubwira rero ngo iyi node yasohotse, ni ukuvuga ngo iyi node yasohotse ya version 0.50
ngo yazanye ivugurura rikomeye ritegura node ku murongo wa Mainnet. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iri gukorera muri testnet ya kabiri, kuko urumva habayeho andi ma testnet, kuko habayeho n'ubundi n'andi ma nodes agiye atandukanye, ariko wenda yo yari matoya ari hasi ya 0.5 yari hasi. Ubu rero iyi ngiyi yo ni indi irenze izo ngizo zagiye ziza, igategura rero testnet ya kabiri, ariko iyi testnet ya kabiri ikaba yegereje kuri Mainnet nyirizina ku murongo ufunguye. Urumva ko ni ukuvuga ngo kugira ngo wenda iyi version ihindurwe, nta kantu gatoya cyane bahinduraho kugira ngo bihite bigera muri open Mainnet bivuye muri test. Ni ibintu bike cyane byaba biriho ku buryo nta bintu byinshi byahindukaho. Wenda iyo niyo njyana y'ibintu byacu, ibyo ngibyo ubundi babyita bosanse, ni ukwiyeranja tugashaka amakuru, ariko ukamenya iyo ibintu byerekeza ku buryo nta muntu wagupfukirana, n'uwajya kubigusobanurira wundi nibura ukaba wavuga uti ibyo ansobanuriye ndumva bifite injyana n'icyerekezo cy'ibyo mba ndimo gutekereza. Ngaho nguko rero, hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire ku bantu bakunda gukurikira ibiganiro by'Umutahira TV, rwose ndabashimira pe, maze kubona ko hari benshi babikurikira kandi bakabiha agaciro bikabagirira n'umumaro. Hari abantu bamaze kwinjirira kuri invitation code yanjye Mateso 11 mu magambo mu nyuguti ntoya. Abo bantu rwose, niba hari uzagira gutya akumva iyi video cyangwa se akumva ibingibi tuvugiye ahangaha, ndabasabye muzampamagare kugira ngo mbafashe. Namaze guhamagarwa n'umuntu umwe wenyine, niwe twavuganye, nta bandi twigeze tuvugana, ariko rwose reka mbasabe niba hari abandi bazumva bumva ibingibi, ndabasabye mumpamagare mbafashe, kuko nkeneye kugira ngo dufatanye. Ntabwo nshaka ko munanirwa kumayininga cyangwa se ngo muceceke cyangwa se ngo mubyihorere, ni ngombwa ko dukomeza gufatanya kuko nk'ubu ngubu uyu muntu ngira ngo niyo twavuganye yinjiye uyu munsi, niba ntibeshye ngira ngo ni uyu munsi. Uyu nguyu ashobora kuba yarinjiye ejo aracyamayininga we. Uyu nguyu nawe ni uwinjiye tutaravuganye, n'uyu nguyu nawe ni uko. Abandi hari abo nagiye ninjiza online, urabona ko n'uyu nguyu nawe ni uwinjiye tutavuganye. Abandi bagiye binjira mbafashije online, abandi tukaba turi kumwe. Rero abangaba binjiye tutavuganye bakinjira kuri invitation code yanjye, ndabasabye mumpamagare kuri nimero yanjye 0788683006 kugira ngo turebe neza yuko niba hari ibintu bidatunganye kuri account yawe ya Pi Network twabitunganya, nawe ugatangira kumayininga kandi uri kuri rate ihagije, ndetse tugakomeza kujya duterana ingabo mu bitugu kugira ngo hatazagira ucika intege kandi igihe cyegereje. Reka rero mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Leonard, bye bye.